Alright, so reka dutangire training yacu y'uyu munsi topic yacu iri simple cyane ariko iri very important. Imwe muri training nahawe muri no business zamfashije cyane kubasha gutera intambwe ishimishije muri business yanjye. Iyo topic aba nta yindi 8 basic building blocks for your ED Plan 2.0 success. Iyo niyo topic yacu uyu munsi, cyangwa se tugiye kurebera hamwe inkingi 8 za mwamba za mbere zigufasha ukeneye kugira ngo ubashe kubaka business yawe ya ED Plan 2.0 ubashe kuba successful. Ana muri ready, reka tutangire topic yacu 8 basic buildings for ED Plan 2.0. Basic building block cyangwa se inkingi ya mwamba ya mbere muri no business yacu zagufasha gutuma ubasha kugera ku nzozi zawe wifuza kugeraho, gutuma ubasha kugera ku ntego zawe wifuza kugeraho. Ni ukeneye kugira ishusho yaho wifuza kugera mu buzima bwawe, are we together? Cyangwa se inzozi, vision, icyerekezo cyaho wifuza kugera mu buzima bwawe ubikesha ino business yacu ya ED Plan 2.0. Ukeneye kugira inzozi by'umwihariko ukazishyira mu mashusho ku buryo ubasha kuzibona. Ndagira ngo ndebe buri muntu twaba turi kumwe aka kanya ufite dream board, ukaba ufite intego zawe, inzozi zawe, ibyo wifuza kugera mu myaka 5, 10 iri imbere cyangwa se 20 kuzamura imyaka ibyo wifuza kugera mu buzima bwawe bikesha ED Plan 2.0 ukaba warabishyize mu mafoto. Ushobora kuba waramanitse amafoto kwayo, ushobora kuba warabihurije hamwe kuri dream board. Nimba ufite dream board yawe ndagira ngo unyandikire 2 muri comment box. Kuba taragira dream board ndagira ngo nkugire inama yuko nshuti yanjye urayikeneye cyane, kubera yuko igihe cyose ufite ibyo wifuza kugeraho, iyo ufite ahantu bibona umunsi ku wundi, iyo ufite ahantu bibona umwanya ku wundi, nibyo bikongerera imbaraga yo gukomeza guharanira gukora ibikorwa bizagufasha gutuma za ntego, za nzozi ziba impamo. Are we together? Ndi kubona Upline Elise already after dream board, Upline Gilbert already after dream board, Upline Munezero Chanela after dream board. Wow, congratulations. Nabandi nundi wari wese after dream board turi kumwe akanya muri training. Ikintu cya mbere ukeneye gukora nyuma yuko dusoje no training, ukeneye gufata inzozi zawe ukavuga ngo nimba nifuza inzu, umenye ngo specifically inzu ushaka ni inzu imeze iti. Ese ni inzu isanzwe ya cadastre ifite ibyumba 4 cyangwa ibyumba bingahe? Ese ni inzu igeretse inshuro 1, inshuro 2, inshuro 3? Ese imodoka ushaka ni iyihe? Wivuga ngo ndashaka imodoka, uvuga ngo ndashaka imodoka runaka. Nimba ushaka Toyota, nimba ushaka Benz, nimba ushaka BMW, nimba ushaka Range Rover, umenye ngo ndashaka imodoka runaka. Are we together? Nimba ushaka gukora investment runaka, either ndabizi hano hari benshi twifuza gukora investment muri real estate, tukubaka amazu akodeshwa y'ubucuruzi n'ibindi nk'ibyo bijyanye na real estate. Bishyire mu mashusho. Are we together? Hari abo twifuza gutembera mu bihugu bitandukanye, ukaba wifuza gutembera Dubai, ukaba wifuza gutembera muri Amerika, ukaba wifuza gutembera i Burayi. Aho wifuza gutembera, genda ushaka ifoto kuri internet, birahari umujyi runaka, nimba ari Paris, nimba ari Dubai, ushyira mu ifoto. Are we together? Akanya nimba udafite ubushobozi bwa dream board, printinga ifoto iri muri kurere ku rupapuro rusanzwe n'ibiceri. Are we together? Biroroshye cyane. Hera aho ngaho printing imodoka ku rupapuro rusanzwe, ugende ushake kuri internet, ujye ahantu ba printing abayigo printingire, uprinting inzu, ariko byibuza ugire ishusho runaka y'icyo wifuza kugeraho muri iyi business, kandi bishyire mu mafoto. Ikintu impamvu ukeneye kubishyira mu mafoto rero nuko usibye no kuba biguha motivation kubona mu mafoto, hari icyo bigufasha cyane kubijyanye n'imitekerereze yawe na mindset yawe. Are we together? Turi kujyana neza. Kubazi icyo bita law of attraction bigufasha kubikura mu buzima bwawe, kubona opportunity ukeneye ndetse n'ibitekerezo ukeneye kugira ngo zanzo zawe zizabashe kuba impamo. Ikindi kandi bizagufasha nka motivation nkuko nakomeje kubigarukaho. Igihe cyose uhuye na rejection, ongera urebe, tuvuge nimba biri mu rugo
wiriwe ukorera kuri office cyangwa ukorera handi, utashye mu rugo ngera wicara wongere wicare ufata umwanya ubitekerezeho, ufata umwanya uri kureba igituma ugomba gukomeza, ugituma utagomba gucika intege kubera umusaruro wifuza kugira gute kugeraho. Wa musaruro wawe buri gihe uko uhangaho amaso, igihe cyose uhuye n'imbogamizi runaka bizagufasha gutuma iyo mbogamizi uyirengagiza, kuko iyo mbogamizi nta hantu ihuriye, uburemere bwayo nta hantu buhuriye n'umusaruro wifuza kugeraho. Are we together? Most welcome Global Ambassador Eric Champion CEO. Nguhaye ikaze cyane. Building block number 2. Building block number 2, nyuma yuko ufite inzozi zawe ziri clear, aho wifuza kugera, icyerekezo ufite wamaze kubona clear aho wifuza kugera, ikintu cya kabiri ukeneye ni ukuba commitment. Nimba turi kugera neza, nyandikira kabiri wandike ngo commitment. Nyuma yuko umenye icyo wifuza kugeraho, ukeneye kwiyemeza, aho together, kudacika intege, gukora icyo bigusaba cyose mpaka za nzozi za ntego zawe zose zibaye mama. Are we together? Muri business yacu harimo amoko atatu y'abantu y'uburyo biyemezamo mu gukora no business. Hari umuntu ukora no business ari kugerageza, let me try, ari kugerageza. Hari n'undi uzakora no business, let me do my best, akavuga ngo reka nkore uko nshoboye. Hari n'undi uza muri no business avuga ngo I'm going to do whatever it takes, ngiye gukora icyo bizansaba cyose ariko inzozi zanjye zibimamo. Nshuti yanjye bangana kubwira rero icyo nabonye muri experience maze kujya muri no business, itari nini cyane ariko itari na ntoya, nuko ukwiyemeza ukeneye, nuko kwiyemeza kwa gatatu kugira ngo intego zawe, inzozi zawe zibashe kubimamo, ukeneye kwiyemeza gukora icyo bigusaba cyose. Are together? Kuko kuvuga ngo reka ngerageze ntago bihagije, kuvuga ngo reka nkore uko nshoboye ntago bihagije. Kubera iki? Iyi business hari challenge uzahura nazo. Yes, hari umusaruro munini uzabona biturutse mu gishoro gitoya watangije, ariko hari challenge uzahura nazo kandi rimwe na rimwe zikomeye kurenza no kubitekereza. Kugira ngo ukomeze business yawe rero, kugira ngo udacika intege, kugira ngo ukomeze ubake business yawe, icyo usabwa no kwiyemeza gukora icyo bigusaba cyose. Icyo bigusaba cyose. I'm going to do whatever it takes. Nibyo bizagufasha gutuma intego zawe n'inzozi zawe zibasha kuba impamo. Okay. Building block number 3, inkingi ya mwamba ya gatatu ukeneye kugira ngo ubashe gutuma inzozi zawe zose ziba impamo muri Idiplan 2.0, ukeneye igikoresho cya mbere cy'ingenzi kurusha ibindi byose muri business yacu, name list kandi yaguka. Out together, ukeneye kugira icyo bita name list kandi yaguka, cyangwa se prospect list. Name list, prospect list, byose ni kimwe. Urutonde rw'abantu wumva ko bashobora kwinjira cyangwa se kutinjira muri business yawe. Mu yandi magambo, urutonde rw'abantu bose uzi nabo ugiye kumenya, nabo uzamenya, ukeneye kugira list. Out together. Ndabizi hano hari abalida benshi turi kumwe, turi kuganira, iki kikaba kitari kibazo kuri wowe, ukaba name list uyifite, ariko ikibazo mfite kiravuga kiti ese ya name list yawe ufite irakura uyu munsi, nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3, iyo name list yawe yiyongeramo abantu bangahe? Out together. Ku muntu mushyashya turi kumwe rero, ukurikiranye training akanya live cyangwa uzareba no training nyuma y'igihe runaka, icyambere nimba utaragira name list, nimba utaragira prospect list, ukaba upline wawe yari gusobanuriye muri training ya ari kugwa training ya NDO cyangwa se ari muri kuganira ari kukwereka ibyo ukeneye kugira ngo bake business yawe, arakubwira ngo ukeneye gukora list, ayo kanya ukaba uri gutekereza ati list se y'iki, telefone ndabafite muri telefone, abandi numva nshobora kubwira business ndumva ndi kubatekereza mu mutwe. Iryo kosa uri gukora nanjye nararikoze kandi ryarandindije, n'abandi benshi bararikoze muri no business cyane batangira kandi ryarabadindije cyane. Ndabyibuka nanjye no business umunsi wa mbere nabonye training ya, nyuma yuko mbonye training ya NDO, numvishemo ko nyeneye gukora prospect list cyangwa se name list, urutonde rw'abantu nzi, abo numva ko bakwinjira, abo numva ko batakwinjira muri business, ariko bose nkabashyira kuri list.
ndabyibuka mbyumva bwa mbere ntago nigeze mbikora kuko numvaga nta kamaro, numvaga nabikeneye kuko numva telefone ndabafite. Icyambere hari nabandi benshi ndi gutekereza mu mutwe already, numva ko ngiye kwita mbwira business kandi bakahita bayinjiramo. Awe together uzicyaje kumbaho nyuma yuko nanze gukora name list, hari abantu benshi nayifite muri telefone yanjye naje gushiduka barigishijwe n'abandi bantu, barinjijwe muri business n'abandi bantu. Awe together ikindi nuko igituma ukeneye gukora name list yawe, igihe cyose uri kwandika name list yawe bigufasha gutuma ugenda class abantu bawe abo ugiye guheraho gutumira muri business yawe, ukuzagenda ubatumira bitewe nuko skills zawe zigenda ziyongera muri business. Mani magambo name list yawe ni igikoresho cy'ingenzi cyane, ariko kuyandika rimwe ntago bihagije, ahubwo icy'ingenzi cyane ni ukuyagura. Kuko muri experience maze kubona muri no business, akenshi uzasanga abantu bazagufasha gutuma ubaka team izatuma intego zawe zibimamo. Hari abantu akenshi n'abantu uzahura nabo nyuma yuko utangiye business. Yes, mubo wari usanzwe uzi hari abazifatanya nawe ugitangira business, ariko benshi muri bo bazifatanya nawe ari uko hari success umaze kugeraho, ahubwo akenshi bazagufasha gutuma hari success runaka ubasha kugeraho nabo uhura nabo nyuma yuko utangiye business, either kuri Facebook, either kuri Instagram, kuri groupe za WhatsApp tubamo, mu nzira aho tugenda, muri gare, ku rusengero, ahantu runaka hatandukanye duhurira n'abantu. Abantu uhura nabo abo bose ni potential leaders, ni abantu bashobora bafite potential yo kuba joininga business yawe kandi bakagufasha gutuma mufatikanya kubaka team ikomeye. So haranira rero kwagura name list yawe umunsi ku wundi. Ndabyibuka icyamfashe gutuma biba habit, ngitangira none gusobanukirwa akamaro kabyo, ngitangira kubona umusaruro wabyo, ari nacyo nicuza kuba naratinze cyane. Ariyo mpamvu ndi kubwira kuba waba uri gukora iryo kosa kurikosora hakiri kare. Nagize intego ndavuga nti nta kuryama, byibuza list yanjye ntongeyemo at least abantu 5 ku munsi. Turi kujyana neza, nimugoroba bazagera abantu 5 bataruzura nk'abashaka kuri Facebook, kuri groupe za WhatsApp nkazijoininga nande hatandukanye. So gira intego rero nawe uvuga uti ushaka kuvuga 5 ku munsi, ushaka kuvuga 10 ku munsi, ushaka kuvuga 20 ku munsi, bitewe n'inzozi zawe uburyo zingana n'intego zawe uburyo zingana na commitment n'ubushake n'inyota ufite yo gutera imbere, yo kwagura list yawe, yo ku recruiting abantu muri business yawe. Awe together. So nimba utri kwiga, nimba turi kujyana neza, ukaba hari ikintu uri kwiga, ukabona hari inspiration yo kugira igiye gufasha kubaka business yawe tukiri kujyana neza, nyandikira 5 kuri 5 muri comment box, ubundi tujye kuri ku nkingi ya mwamba ya 4 izagufasha gutuma wubaka business yawe di plan 2.0 ukabasha kuba successful. Point number 4 ni invitation. Inviting. Are we together? Inviting. Ndabyibuka tukigira tutaragira iyi challenge ya COVID, mbere yaho tukigira office ya Optimist kubari bahari icyo gihe, twajyaga tugira affirmation twajyaga dukora muri office ya Optimist ivuga ngo iyo kuri invitation. Ndabyibuka hari abaplanes bamwe na bamwe hano bajyaga badufasha, harimo aplane Kiyosaki n'abandi baplanes batandukanye. Iyo affirmation narayikundaga cyane, buri gihe twayikoraga, usibye no kuba yaragufashaga kuba motivated gukora ibikorwa no matter what, ya creating excitement cyane muri Optimist. No matter ndabyuka twavuga ngo no matter what, invite. If your prospect doesn't come, invite. If your mom rejects you, invite. If your neighbor rejects you, invite. N'ibindi byinshi bitandukanye twagendaga dushyiramo. So mu yandi magambo, invitation. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane muri business yacu ni ugutumira, kuko ikigenga abantu ba joininga team yawe, abantu ba joininga business yawe, ni umubare w'abantu bayibona. Awe together, uko ugira umubare munini w'abantu babona business yawe, niko n'umubare w'abantu ba joininga business yawe uziyongera. Awe together, nkuko ino ni business of
ni game of numbers. Iyi business shingiye ku mibare. Uko abantu benshi babona business yawe niko n'abantu benshi bajoininga business yawe. By the way, ntago ari business yacu gusa, business yari yose ni game of numbers. Ndabyibuka mbere ko nanjye no business nakoraga mu iduka ricuruza imyenda, ariko ntago ariko buri muntu wese winjiraga mu iduka yaguraga, ariko umunsi twagiraga abantu binjira mu iduka ari benshi, ni nawo munsi twagurishaga cyane. Kubera iki? Uko hinjiye benshi mu iduka, hari benshi batagura, ariko hari n'abandi benshi bagira gute bagura. So nawe rero uyu munsi by'umwihariko reka mbwire cyane ku muntu uri gutangira business cyane cyane. Ndabizi iyo tugitangira ino business hari gihe na challenge yo kubona uri kubwira abantu benshi ariko nta muntu uri kukujeninga. Kubera iki? Bategereje kureba ko hari intambwe utera. Hari abantu benshi baracyari skeptical, abantu benshi ubwira niba abandi nyine musanzwe muziranye, kandi akenshi nta muhanuzi wemerwa iwabo. Turi kujyana neza. Ikindi cy'ingenzi nanone ntabwo uragira skill ihagije yo gutuma abantu bakujeninga mu gukora bya bikorwa, yaba uburyo batumiramo, yaba uburyo bakorera follow up kugira ngo banje kwinjira muri business yawe. Ariko ibyo byose ikizabikavaringa, ikizagufasha gutuma ibyo ubura muri skills, ibyo ubura mu bikorwa, ibyo ubura mu buryo utumiramo, mu buryo ubwiramo abantu business, ikizagufasha kubikavaringa ni umubare w'abantu ubwira business out together. Mu yandi magambo, umubare munini w'abantu ubwira business ukavaringa ibyo ubura muri skills cyangwa se ibyo ubura muri result n'ibindi bitandukanye byatuma abantu batajoininga business yawe. So nimba wifuza kugira abantu benshi bajoininga team yawe, rero ukeneye no kubwira umubare munini w'abantu out together, utitaye kuba kujoininga kubata kujoininga. Akazi kacu kuri twebwe ntago twebwe tugena abajoininga business yacu. Akazi kacu nk'aba proud network marketers, proud ED plan members, nukwereka abantu ibyo dufite products zifitiye abantu akamaro, dufite systeme ifitiye abantu akamaro, igiye ifasha abantu benshi uyu munsi already bamaze kugera ku iterambere, ndetse igiye no gufasha abandi benshi kugera ku iterambere. So akazi kacu rero ntago ari gutuma ntago ari ugufata abantu ngo tubashyira muri no business, ko ntago twabafatira umwanzuro. Akazi kacu ni ukube exposingaho ibyo dufite cyangwa se kubereka ibyo dufite, then uko tubyereka benshi niko havamo babandi dukeneye, babandi bakeneye bafata umwanzuro bo kutujoininga out together. So game of numbers, business yacu uko tumira abantu benshi niko ari na benshi bazinjira muri business yacu. So invite. Nimba aba prospect batari kujoininga, invite. Upline wawe nta yakwitinze business, invite, kuko ibuke yuko ntago business yawe ishingiye kuri upline wawe, ntago business yawe ishingiye ku ba leaders wawe, business yawe ishingiye kuri wowe, no uyubaka out together. Nimba hari aba leaders wawe batari gukora business cyangwa hari abantu bazanye muri business batari kwikora nkuko ubona bakayikoze bitewe na potential bafite, invite out together. Nimba arabo watumiye bakakubwira ko bazajoininga ariko bakaba batarajoininga, invite out together. Nimba tugiye muri guma mu rugo, invite. Nimba tuvuye muri guma mu rugo, invite. No matter what, invite. Number 5, nyandikira gatanu nimba tukiri kugendana, unyandikire ngo showing the plan cyangwa se presentation. Inkingi ya mwamba yindi zagufasha gutuma ubaka iyi business ni presentation. Of course gutumira bizana bikurikirana na presentation. Nyuma y'uko utumiye umuntu akeneye kubona business, hari presentation zitandukanye out together. Hari presentation y'abantu benshi bahuriye hamwe, iyo ntari butindeho bitewe n'igihe turimo aka kanya uko bidashoboka. Hari presentation ya one on one out together, face to face. Uyu munsi bishoboka cyane bitewe nuko tutakiri muri guma mu rugo, ushobora guhura n'umuntu amaso ku maso, either kuri biro cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye. Iyo presentation one on one, icyo ukeneye cyane cyambere no kuba prepared, kuba ufite ibikoresho, kuba ufite business kit hafi, ufite ikaramu, ufite uriteguye, yaba muri mindset, uri excited, kuko mu gihe cyose ugiye kwigisha umuntu utari excited biragoranye ko umuntu yafata umwanzuro gutangira business yawe out together. Ufite ahantu ho ku drawing a marketing plan out together. Ufite mani magambo uriteguye muri one on one. Ikintu cyambere cyane no kuba prepared
awe together. Ikindi nuko ufite third party tool cyangwa se ikindi kintu wakoresha kindi kitari bya bikoresho bisanzwe gusa, ashobora kuba video uri bumwereke kuri telefone, ubuhamya amafoto uri bumwereke koresha telefone. Ikindi ufite upline hafi cyangwa se niba batari upline wawe, yaba crossline, yaba umwe mu ba leaders bawe muri business yawe, yaba undi mu top annual wese waza kugufasha kumukorera closing. Ibingi ubikenera cyane, uwo ari wese arabikenera, waba ugitangira business, yaba hari success runaka umaze kugeraho. Urugero uyu munsi ngewe n'uyu munsi iyo muye n'umuntu one on one ntagabonana nanjye gusa, nyuma yuko mwigishije, nyuma yuko muhaye ubuhamya bwanjye, ndeba n'undi muntu ari wese namuhuza nawe, yaba uwo mu yindi team, yaba umwe mu ba leaders muri Optimist team, wamuha ubuhamya. Kubera iki? uko umuntu yumva ubuhamya bw'abantu batandukanye niko byongera kuba yaba relatinga cyane kuri business, cyangwa se yabona ko success ishoboka cyane. Ko hari n'igihe utumira umuntu, uyu munsi tuvuge ntumiye umuntu ngewe mbere yuko ntangiriye business, nari umunyeshuri ndetse n'umucuruzi, aho together ntumiye umupapa w'umuganga n'urugero, cyangwa se ashobora kuba atari n'umupapa, ari umusore cyangwa ari umukobwa cyangwa ari umumama akaba ari umuganga. Ni ukuvuga ngo mweretse business, ndamuha n'ubuhamya. Yes, ubuhamya bwanjye burakora kuko bwerekana uburyo business yahindura ubuzima umuntu uwo yaba ari wese. Ariko ndamutse muhuje na Dr. Scholar cyangwa se na Dr. Emmy cyangwa se n'undi muntu wese ufite background y'ubuganga, ibyo nanone biramufasha kurushaho kuko yabonye ko nabishoboye, none anabonye n'undi mugenzi we nawe wari umuganga cyangwa se n'aka kanya w'umuganga mugenzi we. Ibyo bimufasha gutuma yiyumvamo na business nanone ku rwego rwo hejuru kurushaho, awe together. So muyandi magambo ushobora kumuhuza nawe face to face, cyangwa se ushobora gukoresha tool. Ushobora gukora, hari ama audio atandukanye twagiye dufata twasharinze y'ubuhamya bwatanzwe kuri Zoom, hari amafoto, ama screenshot ya success zitandukanye z'abantu. Muyandi magambo gira indi tool wakoresha mu gufasha umuntu gutuma abona testimony, abona uburyo business yamufasha guhindura ubuzima bwe, awe together. Tukiri kuri one on one, nahereye kuri face to face, ushobora no kuyikora online. Ushobora kuyikora online, hari tools zitandukanye muri Optimist dukoresha. Hari video sharing, awe together. Hari audio nkuko nari mbikomoje mu kanya, twasharinze zitandukanye z'ama record twafashe kuri Zoom z'abantu bari gutanga ubuhamya, yaba kuri business, yaba kuri product. Koresha video sharing kuri ya part yo kuba kuri closing cyangwa se ku buhamya. Umuntu wo kugufasha kubuhamya ashobora kuba adahari face to face, ariko mukaba wamuhuza kuri 3-way call. Koresha 3-way call nimba ufitanye gahunda n'umuntu kumuha presentation kuri Zoom online cyangwa se kuri WhatsApp, koresheje video sharing. Teguza upline wamubwire ngo nyuma y'igihe runaka hari umuntu runaka mfite nshaka kuza kuguhuza nawe. Then nyuma yuko umuhaye video yakubajije ibibazo, umubajije ibibazo, umuhaye closing, umvisha business yayikunze, muhuze na upline cyangwa se n'undi mu top annual wese n'undi muri dual wese kuri 3-way call, awe together. By the way, 3-way call cyangwa se conference call, kwa kundi uhuza umuntu n'undi muri batatu byibuza kuri at least kuri telefone, ni bumwe mu buryo nabonye buri effective mu kijyanye kuri showing mu kwerekana business muri presentation ndetse na closing muri no business yacu. So iyo tool tuyikoreshe kandi cyane. By the way, nimba tukiri kujyana neza, uri kwiga cyane muri iyi training yacu uyu munsi, nyandikira 5 dukomeza. So muyandi magambo, tukiri kuri showing the plan, hari uburyo butandukanye bwo kwerekana mu business yacu. Ku bijyanye no guhuza abantu rero ku buryo butari offline, hari uyu munsi turu nziza cyane dukoresha aho Optimist team dukeneye kubyaza umusaruro cyane, ni ariyo Zoom presentation. Tugira Zoom presentation buri wa kabiri, buri wa gatanu, buri cyumweru. By the way, inkuru cyacyo mbafitiye flyer actually iri busoke uyu munsi, nuko guhera iki cyumweru buri wa gatanu tuzajya tugira presentation yibanda cyane kuri product gusa. Nukuvanga izajya bari product presentation, dusobanure product ku buryo burambuye, then dutange n'ubuhamya kuri product mu buryo burambuye. So uyu ni umwanya dukeneye kubyaza umusaruro, yaba mu gutumira abantu dufite abakiriya batandukanye bakenera zino product zacu, n'abantu usanzwe ufite bazikoresha. Uyu munsi ashobora kuba kugura C24/7
ariko yakitabira product presentation bikamufasha gusobanukirwa akamaro ka Restolife, akamaro ka Coleduce, akaba yajya na kugura rero na Coleduce na Restolife kubyiyongereye kuri C247 yarasanzwe kugurira Are We Together, ndetse no kuri ba bantu batandukanye tuba dufite muri famille, abo tuziranye, abo duhura nabo online bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye, abo bose tujye tubibandaho cyane kubatumira. Buri wa gatanu tuzajya tugira presentation yibanda ku buzima gusa, nta business izajya birimo, ni product gusa. No kuvuga ngo tuzatwigisha product ku buryo burambuye, dutange no buhamya kuri product muri Zoom presentation yo kuwa gatanu. So tujye dutumira cyane buri wa gatanu cyane abantu, abakiriya bacu bose, abantu tuzi bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye, abantu basanzwe badafite n'ibibazo by'uburwayi kuko nabo bakeneye kwirinda, bakeneye kugira immunity ihagije, natwe tujye tuba duhari. Kusibya no kuba bizafasha abakiriya bacu n'abandi bantu batandukanye basanzwe ba prospect, natwe ubwacu bizajya bidufasha gusobanukirwa product kurushaho ku buryo bwimbitse kurushaho. So buri wa gatanu tujye tubabyaza umusaruro cyane. Hanyuma tukiri kuri Zoom kwa kabiri nk'ibisanzwe ni product na business nkuko dusanzwe tubikora, then no ku cyumweru ni mega OPP iba idasanzwe. So tubyaza umusaruro rero Zoom. Uyu munsi dufite Zoom ifite capacity yo kwakira abantu 500. Are We Together, abantu 500 bakaba bari ahantu hamwe. Iyo ni advantage ya new normal yo kuri Zoom. Ibaze mbere ya corona ibyo ntabwo twari tubizi, ariko ibaze uyu munsi mbere yego twajya dukora presentation kuri office zikitabirwa n'abantu benshi, abantu 100-200, office sari kuzura, ariko zabashaga kwitabirwa n'abantu bari muri Kigali gusa. Ariko uyu munsi Zoom iduha amahirwe ya presentation idafite umupaka. Mu turere 30 twose tugize u Rwanda umuntu yabasha kwitabira, kwisi yose aho umuntu yaba ari hose yabasha kwitabira. So tubyaza umusaruro Zoom rero y'abantu 500 tujye tuyuzuza, ahubwo tuzagere naho tugure abantu 1000. Are We Together. So tubyaza umusaruro Zoom yacu presentation yo kwa kabiri, kwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Mbibutsa yuko buri wa gatanu noneho izagiba ari product presentation ndetse na product testimony kuri Zoom. Dutumire cyane kandi tugatumira abantu mu Rwanda gusa. Iyi Zoom nta limit igira, cyane ko dukeneye kubaka team ku isi yose atari mu Rwanda gusa. Tujye dutumira abantu ku isi yose. Are We Together. So kuri showing the plan rero tuvaho, reka dukomeze na point number 6 unyandikira 6 dukomeza, ariyo follow up. Inkingi ya mwamba ya 6 muri business yacu izadufasha gutuma inzozi zacu, intego zacu ziba impamo muri Idiplan 2.0 ni follow up. Follow up. Gukurikirana, follow up mu Kinyarwanda amagambo make ni gukurikira, kwita ku bantu tuba tweretse product zacu, abakiriya ndetse na business yacu. Are We Together. Muri business yacu ni gake cyane probability yuko umuntu yakwinjira muri business umunsi wa mbere umubwiye business, yaba online cyangwa offline, iri hasi cyane. Umwe mu mentors bacu muri no business, Eric Warren, ujye ukunda kuvuga ngo yaba mu gitabo cya GoPro ndetse n'izindi trainings zitandukanye atanga, n'ukunda kuvuga ngo umuntu on average umuntu injira muri no business amaze kuba expose kuri no business hagati inshuro 4-6. Uyu munsi usanga ari abantu tweretse business umunsi umwe, inshuro imwe, tugacika intege bitewe nuko yadusezeranije kwinjira birangira atinjiye, acika intege, cyangwa se twayimweretse bwa mbere arapinga, cyangwa se twayimweretse bwa mbere do excuse nyinshi zo zatuma atinjira. Ibyo ukubaretse umuntu business rimwe ntago bihagije. Are We Together ni imwe mu mpamvu ituma atarinjira muri no business. N'ikimenyimenyi abenshi muri twano ninde wabarinjiye muri no business umunsi wa mbere yibwiwe, nge ntago ndimo, nge byafashe amezi 6 kugira ngo ninjire muri no business. Are We Together. Umuntu waba warinjiye muri business umunsi wa mbere yayeretswe, natubwira no muri comment box. Umuntu waba warinjiye muri no business inshuro amaze kuyibwirwa inshuro zirenze imwe n'abantu wenda batandukanye, cyangwa se n'umuntu umwe inshuro nyinshi zitandukanye, natubwira muri comment box inshuro byafashe. Ko ngenda byibuka mbwirwa no business bwa mbere narayipinze, numvaga ari ubuteka mutwe, numvaga ari ibintu bitabaho bidashoboka,
amahirwe nagize wayinyeretse ntigeze acika intege, yakomeje kunkora follow up, akama testimony z'abantu batandukanye, nawe akama testimony ze yacuruza product akanyereka inbox, yabona sponsor akanyereka inbox, yabona akamatching niyo kaba ari kamwe akanyereza screenshot inbox. Byamfasha amezi 6 yose. Urumva naragoranye, bazi yo ntaza kugira amahirwe yo kuba narakorewe follow up. Uyu munsi ntago nayo kuba naramenye business. Uyu munsi nayo kuba nyiri muri bwa buzima nari mbayeho ntari nishime, ntago inzu zanjye izamaze kuba impamo, ntago ziba zarabaye impamo. All together Gasigwa Jimmy byafashe amezi 7, Ramadan byafashe umwaka. Okay, Aisha Peace nayo byafashe umwaka n'amezi atibuka. Upline Erika we yasetse, ariko ndabizi ko ninjye wamwinjije muri business, ariko ntago ari njye wari uyimweretse bwa mbere. Champions Bay byamufashe umwaka, Jean de Dieu byamufashe amezi 2, Dieudonné yayibwiye inshuro 2 ahita atangira. Wowe ntago usanzwe, wowe uri ka exceptionnel. Ezekiel byafashe umwaka, Patrick nayo ntago asanzwe byafashe ukwezi kumwe, Eugene byafashe imyaka 3. So zino ni zimwe mu ngero rero. Ndabizi ko turi 36 akanya live, ndetse n'abandi benshi bazakurikirana training nyuma y'aka kanya, nyuma y'uko baye live. Abenshi muri twe byafashe igihe kinini kugira ngo dutangire business. Aricyo gituma udakwiye gucika intege, kuko uyu munsi hari abantu uzabwira business usange baranayibwiwe n'abandi, wo bakorere follow up neza ubinjiza muri business. All together nawe rero babandi babwiye business nutabakora follow up neza, hari abandi bantu bazabakwinjiriza. Ikiza rero abantu bose babwiye business bakore follow up. Ariyo mpamvu ukeneye kugira na list ya follow up. Nyuma yo kugize name list na prospect list ntago bihagije, ukeneye no kugira n'ahandi hantu wandika abantu wabwiye business, ukanagira detail ushyira mu ntoya byibuza impamvu bari kugwa zatuma batinjira, igihe bazinjirira, igihe bihaye, umubare wa konte bazinjirana nazo. Hanyuma buri gihe uko bakora follow up ukagenda ugira ikintu nota. Mu yandi magambo gira ahantu ukorera follow up yawe, kuko mu gihe udakoze follow up neza nzayigukorera n'undi yazayigukorera amwinjiza muri business. Nyamara byiza wowe wayimubwiye mukore follow up neza. Gukora umuntu follow up neza rero cyambere nukumutuma aba expose kuri business inshuro zitandukanye, atari inshuro imwe gusa. Uyu munsi mutumiye kuri Zoom ni byiza, nyuma y'igihe runaka, nyuma y'icyumweru muhuza na upline kuri 3-way call, iyo nayo ni follow up, iyo nayo nindi exposure. All together nyuma y'ikindi cyumweru muhuze nomwe mu barida bawe, nimba hari umurida wawe ufite témoignage runaka, niyo aba ari témoignage idasanzwe, ariko témoignage runaka shaka ari témoignage kuri produit ashaka kuba yinjije umuntu wenda byarabanje kumugora, iyo nayo ni témoignage umuntu yakoresha ikinspire undi muntu. All together nyuma y'igihe runaka mutumire kuri Zoom, nyuma y'igihe runaka muhaka video inbox kubuhamya bwa Elias Muhozi n'urugero, bwa Duncan n'urugero, bwa Joseph Lim n'urugero. Nyuma y'igihe runaka mutumire muri event runaka Optimist, ariko ukomeze umukorere follow up. Upline Global Ambassador karavuze ngo nutayikora azayigukorera nkamushyire ku kandi kaguru. Yeah, so mu yandi magambo dukorere abantu twereka business follow up. Presentation ntago ibihagije, follow up ni ituma umuntu yinjira muri business. Nkuko muri NDO training wanabwambira akubwira ngo the fortune is in the follow up, amafaranga ari muri follow up. All together point number 7 tukomeza, nimba tukiri kugena neza uri kwiga, nyandikira 7 wandike ngo cancel your upline, cyangwa se gisha inama upline wawe. Nyingi ya mwamba ya 7 izagufasha gutuma uba successful muri ID plan, no kugisha inama upline wawe. All together gisha inama upline wawe. Ikikugoye ikibona uri gukorana igitanga umusaruro nkuko wabitekerezaga, aho kugira ngo wowe wicare wica intege utekereze mu buryo buri negative, gisha inama upline wawe kuko yahuye nabyo. Uyu munsi ushaka kuba uri hano uri kuvuga ngo ngewe nta upline ndi kubona mfite nagisha inama, icyo nacyo si ikibazo. Nta upline wawe ari umuntu wakwinjije muri business yawe gusa, afite nawe upline wundi. Nimba upline wawe direct akakanya atari active muri business, atitabira training, adakora ibikorwa, afite upline, jya hejuru ya upline wawe, afite ndi upline cyangwa se nundi upline. Nimba kuzamura nta upline n'umwe uri kubona, reba undi
indi success figure undi mu top ana waba nko mu kigero cya upline wawe mu kugira inama, waba mentor wawe cyangwa se waba coach wawe. Reka mbaho urugero rworoshye. Njye numva rimwe na rimwe hari abantu ba complaining ngo ngiye kimwe mu bituma natera imbere, upline wanjye yanyigije muri business arangije aranta arekeraho gukora, upline wanjye yanyigije muri business arangije aranta ajya mu yindi company, upline wanjye yanyigije muri business arangije abambwira gukora ibi kandi we nta kintu na kimwe ari gukora. Ndagira nkubwire ngo ibyo byose nta na kimwe cyakubera impamvu yo kudatera imbere muri business yawe. Kuko urugero rworoshye, njyewe natangiye no business nta upline n'umwe mfite hafi wamfasha ibyo byose bitandukanye twavuze haruguru. Wama training, wanclosingira umuntu bitewe n'iki, ninjiye muri business yanjye, ninjiye kuri muzehe wanjye, kandi muzehe wanjye nta gahunda yari afite yo gukora no business, yinjiyemo afite motivation ya product gusa kugira ngo akoreshe product. Upline wa muzehe wanjye yari ari mu Rwanda kandi njye cyo gene ndi muri Uganda, bivuze ngo ninjiye muri Uganda, upline banjye bari mu Rwanda, abandi ba upline baba bari muri Nigeria, ndi muri Uganda njyenyine, nta mu upline n'umwe, nta team n'imwe nkomokaho ihari. Ibyo biza kumpera impamvu uyu munsi ntago mba narateye intambwe nabasha gutera muri business. Ariko kubera response kuva kera ntago ari ikintu nigiye muri no business, nari umuntu responsible cyangwa se ufata inshingano. Aho together ntago ndi umuntu ugira excuse, ahubwo ndi umuntu ufata inshingano. Nimba hari ikintu ngomba gukora, nkiyemeza ko ngomba kugikora, gushaka inzira ko icyo byansaba cyose. Icyo nakoze ni iki, negera abandi nabonaga kuri office muri Uganda igihe cyose nabonaga umwanya, abo nabonaga bakora business neza nkabagisha inama. Ari nabwo na nyuma naje gura na coach John Guy ambera nka upline, ampa NDO, akanyispiring, akamotivating, akanyereka ingero z'abantu batandukanye babashe kuba successful, binyereka ko nanya nabasha kuba successful. So akakanya rero it doesn't matter nimba upline wawe akanya ubona utamufatiraho urugero, hari n'abandi benshi bagufasha muri team ya Optimist muri rusange, mu zindi teams. Apfa kuba ari umuntu ukora ibikorwa, hari intambwe runaka ari gutera muri business wowe utaratera, yakugira inama kandi wayishyira mu bikorwa, nawe ukabasha gutera intambwe ishimishije muri ID Plan 2.0 out together. So rero gisha inama upline wawe cyangwa n'undi wari wese wakubera mentor, ariko ugira umuntu kugira inama muri iyi business. Mu gihe udafite umuntu kugira inama muri iyi business, ntabwo uzigera utera imbere. Uko niko kuri guhari. Kubera iki? Nta experience ufite ubwawe out together. So kugira ngo bashe kumenya uburyo utera imbere, nuko ukeneye umuntu ufite experience, umuntu wakoze ibyo wifuza ukeneye gukora kugira ngo bashe gutera imbere. So shaka umuntu rero wagiteye intambwe. Si ngombwa ko ugirwa inama gusa n'umuntu wabaye gold executive, wabaye global ambassador, wabaye silver executive. No, nimba ugitangira business nta muntu n'umwe urinjiza, hari mugenzi wawe uri kubana muri team yawe cyangwa upline wawe yarinjije abantu 2 3 5 muri afite team y'abantu 3 5 muri business ye, yakugira inama yagufasha, kuko ndabizi kugira ngo yinjize abo bantu nawe hari challenge yahuye nazo out together. Uyu munsi izurigura nazo nawe yahuye nazo kandi arazova kaminga, ari cyo cyatumye abasha kwinjiza abo bantu 5 wowe ukaba nta no murinjiza. So mu yandi magambo, reba umuntu wagize intambwe atera wifuza gutera, umugisha inama out together. Dukomeza rero, ni inkingi ya mwamba ya nyuma ariyo dusorezaho, ariyo ya 8. Nyandikira 8, nyandikire ngo duplication. Inkingi ya mwamba izagufasha gutera imbere muri na business yacu ni duplication, duplicate out together. Ibikorwa uzi ukeneye kubyigisha aba leaders bawe cyangwa se umurida wawe, yaba umwe yaba babiri, abantu ufite muri team yawe baba 100, ibyo uzi byigishe team yawe out together. Nkwibutsa yuko niyo waba ufite umuntu umwe muri team yawe akakanya, iyo ni team yawe, kuko twese twahereye ku muntu umwe. Nta muntu n'umwe waje hano ngahite yinjiza abantu 8 umunsi yinjiriyeho, wapi, twese twahereye ku muntu umwe. So niyo waba ufite umuntu umwe muri team yawe, iyo ni team yawe. Wikifata nkaho nta team ufite out together. Ibikorwa byose uzi byigishe team yawe. Aho niho hari ibanga rya leverage muri business yacu. Igituma twese dukunda ino business no kare business shingiye kuri leverage. Mani magambo, business igufasha gutuma ibikorwa byawe byikuba, ubona umusaruro uvuye mu mbaraga z'abantu benshi batandukanye. So kugira ngo rero ugere ku rugo rugero rwo kubona umusaruro uva mu mbaraga z'abantu benshi batandukanye, nuko ibyo uzi gukora ubyigisha
team yawe, niyo yaba umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, making sure ko ukuzi gukora presentation ubibigisha, ukuzi gutumira ubibigisha, training akamaro kazo uko bizi nabo ubigisha akamaro kazo, all together. Akaba ari nayo mpamvu udakwiye kwitabira no training wenyine, ahubwo ukwiriye no gushishikariza team yawe kwitabira no training, all together. Duplication naho ruzingiye nicyo kizagufasha gutuma team yawe yaguka. Kubera iki? Mu gihe cyose ufite abantu batatu, bane, batanu, 100, 500 bakora ibikorwa kandi neza, bafite skills. So kugira ngo ukore duplication bihera he? Bihera kuri wowe. Banza wowe nawe ubake skills zawe, banza wagura ubumenyi bwawe. Ari nacyo ngushimira kuba witabira ino training, either ushaka kuri kwireba live cyangwa uri kureba nyuma yuko yamaze kwa live, ariko kuri kwitabira nicyerekana ko uri committed. Nyuma yuko witabire training nk'iyi rero, hari n'izindi training zitandukanye zibera kuri WhatsApp, zibera kuri Zoom, kuri YouTube, hari training zitandukanye zagufasha, kuri Facebook, ahantu henshi hatandukanye hari ibitekerezo byagufasha kubaka ino business yawe neza. Nyuma rero yuko ubonye izo training, zishyire mu bikorwa. Nyuma yo kuzishyiza mu bikorwa bizagufasha kubaka iyo skill, yaba mu gutumira, mu gupresenta, mu kubaka team. Nyuma rero yuko ubonye ubwo bumenyi, bwigishe team yawe, baba umwe, baba 10, baba 500, all together. So muri make izo nizo nkingi mwamba, inkingi 8 za mwamba zizagufasha gutuma ubasha kuba successful muri ID Plan 2.0. Soza ndagira ngo nzisubiremo nihuse. Inkingi ya mwamba ya mbere kubaje nyuma no gukeneye kugira inzozi kandi zagutse, kandi ukazishyira mu mafoto mu buryo zigaragara, ukazireba umunsi ku munsi. Icya kabiri ukeneye kwiyemeza, whatever it takes kuzakora icyo bizagusaba cyose kugira ngo izo nzozi zibe impamo. Icya gatatu ukeneye kugira name list cyangwa se prospect list y'abantu, kandi yaguka umunsi ku wundi, abo wumva ko bakwinjira, abo wumva ko batakwinjira muri business, ariko ukabandika kandi ukagura iyo list umunsi ku wundi. Icya kane, nyuma yuko ubashyize kuri list, ukeneye kubatumira. Icya gatanu ukeneye kubereka business presentation. Icya gatandatu ukeneye kubakurikirana follow up. Icya karindwi ukeneye kugisha inama upline wawe cyangwa se n'undi mu top anore wese wakugira inama z'uburyo bwo kubaka business yawe. Icya munani ukeneye gukora duplication cyangwa se ibyuzi ukabyigisha team yawe. Ibyo bizagufasha gutuma ugira team yaguka umunsi ku wundi muri ID Plan 2.0. Nabashimiye cyane kwitabira, mbibutsa yuko turi ku itariki 9 gukora maintenance hakiri kare, nibyo bizagufasha kurusha gutegereza umunsi wa nyuma. Mwibutsa yuko nimba uri distributeur, product yari yose ikora maintenance, mu gihe silver and above ukeneye kugura product z'amanota byibuza 0.334, bikaba karusho ukoze double maintenance, bikaba byiza noneho kurushaho ikoze triple maintenance. So nahadusoreje rero tujye gushyira mu bikorwa. Ejo kwa kabiri dufite Zoom presentation, kwa gatanu dufite presentation idasanzwe ya product, tuzajya twibanda kuri product ndetse n'ubuhamya bwa product gusa. Dutumira abakiriya, abarwayi, abantu batandukanye, natwe twitabire kugira ngo dusobanukirwe neza product zacu kurushaho. Then ku cyumweru ni mega OPP, tujyaza umusaruro Zoom presentation ndetse n'ibindi bikorwa kuri WhatsApp, 3-way calls n'ibindi bitandukanye. So mwakoze cyane, umunsi mwiza kuri buri wese. See you at the top.